The Ben na Meddy noneho aba ni bamwe mu barejande bakomeye hano mu Rwanda, mujye mubimenya. Bite by'ubwambuzi buvugwa kuri Meddy na The Ben bwakorewe mu mizi y'ibirunga. Reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze mu biganiro byacu nk'uko tubibagezaho umunsi ku munsi, amanywa nijoro, igitondo ndetse ibihe byose duhora tubagezaho updates zigiye zitandukanye ziri kugenda zivugwa mu myidagaduro hirya no hino hagiye hatambutse. I'm back again, nitwa Junior Kevin. Ndagira ngo ngusabe gukora subscribe, like ndetse na comment byonyine, ubundi Uwiteka aguhezagire. Ni inkuru rero zose zigenda zicicikana hirya no hino mu gihugu, ibyamamare byinshi bigenda bivugwaho ibintu byinshi cyane, ariko iyo yaje kutangaza ni abantu bakomeye hano iwacu mu Rwanda, ni abantu bubatse izina, ni abantu bafite ibikorwa bihambaye, ndetse ni n'abantu bakora ibintu ku buryo umunyarwanda wese aho ari hose abasha kumenya igikorwa yakoze. Izina ry'iyo rivuzwe ahantu hose turabimenya. Ni abasore babiri bubatse ibintu bikomeye hano iwacu mu muziki nyarwanda. Nta wundi ni Ngabonziza Medard ndetse na Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben ndetse na Meddy. Baravugwaho iki? Bite by'ubwambuzi buvugwa kuri Meddy na The Ben bwakorewe mu mizi y'ibirunga. Ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane kumva abantu nk'aba ngaba bakomeye bavugwaho ubwambuzi. Hari igihe ureba ukabura icyo uvuga ukavuga ati ibi bintu ntibyagakwiye rwose. Hari inkuru usanga zimaze ibinyacumi zitagira kivugwa na rimwe, nyamara burya hari igihe kigera za nkuru zikavugwa. Hari ibintu tugenda tugapfurika hahandi, tukabikora bwihishwa, tukagerageza kubipfukirana, tukagerageza kubihisha, tukagerageza kubishyira kure y'abantu, ariko igihe iyo kigeze bya bintu byose biramenyekana. Uyu munsi ibi nabyo bigiye kujya hanze mw'abantu mwe. Ibi ngibi bimaze imyaka n'imyaniko bivugwa, ariko bikavugwa na ba nyirabyo gusa, barabihishe barabipfuritse, ariko uyu munsi wa none byagiye hanze. Ni ibiki rero birimo biravugwa mw'aba bantu babiri? Ikinyamakuru rero Inyarwanda, muri gahunda y'Inyarwanda ubuhanzi n'imyidagaduro mu turere, Benny Abayisenga umaze hafi ibinyacumi bibiri mu myidagaduro, akaba ari umunyamakuru wa RC Musanze, yagarutse ku buryo umujyi wa Musanze wahoze ari izingiro ry'umuziki. Ceceka wumve imvo n'ipfano y'ibi bintu, uze kubitega amatwi. Asubira mu myaka akarere kakiraga ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro, yavuze ko bahanzi bagiye bataramira muri aka gace niba bateguramo ibitaramo byabo ndetse bakanabihakorera. Musanze kuva kera hose murabizi ko ari izingiro rwose ry'umuziki. Abantu benshi, reka sina kuva na kera rwose, Musanze ni kamwe mu gace abantu bishimira kuba bakoreramo zimwe muri project zabo zigiye zitandukanye, bitewe n'uko Musanze ni umwe mu mijyi yunganira umujyi wacu wa Kigali. Rero uyu muntu cyangwa se uyu munyamakuru yaje kubigarukaho, yaje kubikoraho ubuvumbuzi ndetse abishakira n'amakuru ahagije. Yaje kuba atangaza iki rero? Yaje kuba yerekana bamwe mu bantu bagiye batandukanye bagiye bategura ibitaramo hano muri Musanze. Harimo itsinda rya Just Family, Urban Boys, Mico The Best, Kitoko. Birakomeye cyane. Abanyamabanga nka Roberto, Harmonize, Radio n'abandi bagiye banyuranye. Ibi bintu ni ibintu byari bikomeye cyane. Murumva Musanze yagiye ikorerwamo ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye. Yaje rero kuba agaruka ku bantu b'ibyamamare bigiye bitandukanye byagiye biba muri Musanze, bikahakurira, bikahiga ndetse bikahamenyekanira, amazina yabo akongera kubakwa neza cyane. Twavugamo nka Rafiki wiza hitwa muri Gahunga, Miss Chanel wiza hitwa Rwanyeri, Tonzi Nyabihu, Jack B ndetse na Edos Softman. Bano ni bamwe mu byamamare rero byagiye bikurira hara muri kara gace ndetse bigenda binahakura amazina. Ati ibi rero birahurira he? Uyu munyamakuru rero ukomeye cyane yaje kubagaruka ku nkuru ikomeye cyane, aza kuyivugaho ibintu byinshi. Yagize ati bimwe mu bitaramo byari biteguwe i Musanze. Buri igitaramo cya nyuma Meddy na The Ben bagombaga gukorera mu Rwanda mbere y'uko berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
bagombaga kugikorera mu karere ka Musanze. Niko uyu munyamakuru ubwe yivugiye. Ubu bwambuzi rero nababwiye bwaje bute rero? Nyumvira kandi utega amatwi wumve. Yavuze ko kitabashije kuba bitewe nuko bahise bagenda ku kanya badakoze igitaramo, kandi mu by'ukuri bari baramaje kwishyurwa amwe mu mafaranga bari bumvikanye na nyiri gutegura igitaramo. Icyo gitaramo ntabwo cyabaye. Yagize ati icyo gitaramo ntabwo cyabaye. Uwineza Patrick nyiri Top 5 Say niwe wari wabatumiye. Hari ikigero cy'amafaranga yari yabahaye batabashije kuba bamusubiza. Aba bantu bafashe rutema ikirere berekeza United States, basiga bambuye uyu muntu nyiri Top 5 Say. Ibi bintu uyu munyamakuru wabivuze, ibi bintu biri ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Kandi murabizi ko abantu dukora inkuru ni iyi ngiyi dushobora kwisimbuka, murabizi. Ntabwo byumvikana kubona abantu bamwe mu bubatse amazina atandukanye bavugwaho ibintu nk'ibi ngibi. Mu minsi yashize twarabyumvisha ubwo Mico the Best yarahanganye n'uwitwa Diamond Platinum miliyoni zisaga 120. Ese kubera iki abahanzi bajya bavugwaho ibi bintu? Kwambura. Ibi bintu ntabwo byagakwiye. Noneho igitangaje uragenda ugasanga ni ba bantu bagafashe. Ese mu by'ukuri kugafata kwanyu nibyo biba byararanzwe no kugenda mwambura abantu bagiye batandukanye? Ibi bintu wakabyibajijeho? Ntabwo turumva bano bahanzi batoya cyane ngo yambuye umuntu arakora akamuhereza muraze agakomeza ibikorwa bye. Ariko ahanini usanga amazina akomeye mu bihe bigiye bitandukanye tugenda twumvamo udukuru nk'utu ngutu bagenda bavuga ngo abantu barambuwe. Ntabwo biba byoroshye rero, ndababwiza ukuri kw'Imana. Nyuma y'ikiganiro rero Ben Abayisenga ndetse amwe mu makuru y'Inyarwanda yaba yamenye nuko iki kibazo cyarangijwe n'ubwo impande zombi zose bakigerageza kuba bazivugisha. Oya mani baba bakwiye kwishyura, baba bakwiye gutanga muraza abandi. The Ben na Meddy mbere yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2010, mwibuke ko aribwo bari gukorera igitaramo i Musanze. Igitaramo bari banishyuwe. Ni igitaramo cyari cyamaze guteganywa. Nubwo bitagarutsweho cyane, ariko nyiri Top 5 Say yari yatanze ikigero cy'amafaranga anasaba ko byibuze aba bahanzi bajya musubiza. Ni umushoramari aba yashoye kugira ngo mugende muririmbe mushimisha abantu mwubaka izina. Ntabwo numva ko rero mushobora kumwambura. Reka The Ben Meddy, iki kintu cyaba ari ikintu gisebetse cyane. Ni amafaranga ingana iki mutamusubiza? Ben Abayisenga rero yakomoje kuri iyi nkuru itarigeze ibarwa ubwo yavugaga ku buryo uyu mujyi wa Musanze wabaye igicumbi cy'imyidagaduro, ariko bikaba bikenewe kongera kuzahurwa. Muri kumva rero cyane ni inkuru iri mu binyamakuru bigiye bitandukanye, atagira uterana amabuye cyangwa se uvuga ngo baharabitse cyangwa byagenze gute. Iyi ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru inyarwanda.com. Ngira ngo abantu murakeho mugende muyisome murebe byinshi, ariko ikiri kuvugwa niyo nkuru yari yihishe kuri aba bahanzi bakomeye tuzi. Ntabwo tuzi ko impande zombi zibivugaho iki. Buriya bamwe mu banyamakuru begerageza kwegera aba bahanzi bakomeye bazatugererayo batubwire ngo bimeze gute. Kwambura si umuco wakaturanze nk'abanyarwanda, ahubwo imibanire myiza ntizamo ibintu nk'ibi ngibi bya rombaza, ibintu nk'ibyo ngibyo ngo umuntu yambuye undi, umuntu yambuye undi. Ni ikintu kiba gitangaje. Mana amafaranga aravuna kuyakorera. Sinzi ukuntu wakorera mura zawe umuntu narangiza kwambura. Imana kiba ari ikintu gitangaje, ndababwiza ukuri kinababaje. The Ben na Meddy noneho aba ni bamwe mu barejande bakomeye hano mu Rwanda, mujye mubimenya. Kubavugaho n'ibintu bikomeye nk'ibyo ngibyo kiba ari ikintu gisebetse. Ari ikintu gisebetse mwabantu mwe. Aba bantu kugira ngo bakorere igitaramo uyu munsi wa none mu Rwanda byasaba andi mafaranga ahagije kabisa. Ni wa umuntu wabatumira ni wa wundi waba wifite ku ikofi. Ntabwo numva nizere ko iki kibazo cyarakemutse. Reka twizere ko cyakemutse kuko ntabwo byumvikana. Murabizi ndabakunda cyane. Nitwira dukunda Junior Kevin.
ndabakunda cyane. Komeza ukurikirane ibiganiro byacu bya AD Group, like, subscribe ndetse na comment, even share. Ni ikintu gikomeye cyane. Nitegura ko mu minsi iri imbere ndongera nkabatana ikindi kiganiro noneho kigaragara, mbafitiye umusitari tuzaganira, ndamubararikiye kugira ngo mukande like, subscribe, comment, ubundi mumbwire ngo uzatugerere hariya. Ngenda cyakorana na baba sitari batoya.